twari abakozi 30 none tugiye turi 15 none umwaka utaha nanjye ngo ndi mu bazataha ko nta kazi nyifite. Uzi ukuntu boss yambwiye ko ibintu nkora ntacyo bikimereye kampani. Ndajya hino nuka akazi nkabuze. Yemwe nitwebwe nanone Gain Focus Rwanda ikoranabuhanga riri kugenda risatira aho umuntu atigeze atekereza kuva isi yaremwa. Ibihugu biri ku muvuduko uteye ubwoba ndetse mu ikoranabuhanga ikigezweho kiri kuvugwa mu isi hose ni artificial intelligence. Robotics and artificial intelligence are outstanding ways to learn science, engineering, technology, and also teamwork. Mu Rwanda naho ntabwo twacitswe, aho ubungubu imbaraga nyinshi cyane ziri gushyirwa muri ikoranabuhanga kugira ngo natwe dusatire ibindi, bitewe nuko myaka iri imbere igihugu kitazaba kiri gukoresha ikoranabuhanga kizaba ari kimwe mu bikenye cyane kuri isi ya none. Ese ntabwo ujya utekereza ko iyo ofisi wicayemo, iyo mashini ukoresha mu minsi mikeya cyangwa se mu myaka mikeya uri bubura akazi? Ibyo wakoraga, ibyo watekerezaga byose muri ako kazi hari imashini iri automated ishinzwe kubikora ndetse inabikora neza kukurusha. Dore impungenge zihari. Bill Gates yavuze ko imirimo 3 yonyine ariyo izasurvivinga cyangwa se ariyo itazigera ikorwaho n'iyi artificial intelligence. Umurimo wa mbere yavuze ni imirimo ijyanye na biology. Ikindi uyu muherwe wa Microsoft yavuze nuko nanone imirimo ijyanye na energy itazigera isimburwa na AI, ndetse yongeraho avuga ko undi murimo wonyine uzasurvivinga muri iyi nkundura ya artificial intelligence ni imirimo n'ubundi y'aba professionals bashinzwe kudesigninga cyangwa se badesigninga za artificial intelligence. Wikanzemo nanjye nuko ubwoba ni bwinshi cyane abaturage b'isi yose, bitewe nuko iri koranabuhanga riri busimbure nibura 4 miliyoni n'ibice 8 kazi ka Amerika. Mu Rwanda naho nuko bigiye kugenda, abantu benshi bagiye gutakaza akazi ndetse ku buryo umuntu uzasigara atazi nibura icyo kijyanye na artificial intelligence ndetse atazi n'uburyo ashobora kuyikoresha mu kuyibyaza umusaruro, azaba ameze nk'uwatembereye mu bihe maze agasubira inyuma mu myaka ya kera aho twahingishaga amabuye ndetse tunasoroma ari byo byonyine bitunze ikiremwa muntu. Nuko nawe azaba ameze mu by'ubwenge, nta kintu na kimwe azaba maze, dore ko nta kazi na kamwe azaba gishoboye, yaba imirimo y'amaboko ndetse n'iy'ubwenge byose bizaba byarigaruriwe n'ubu bwenge bw'inkorano. Dushingiye ku bushakashatsi bwa International Labour Organization, muri raporo yabwo ivuga ko 52 by'akazi muri Afrika kari muri riske kubera iyi automation cyangwa se iyi AI igiye kwigarurira isi nibura mu myaka mikeya iri imbere. Mu Rwanda naho bigenda bigaragara ko 30% n'ubundi dukurikije ubwo bushakashatsi 30% by'akazi bizafektwa na AI mu myaka nibura 10 iri imbere, aho abantu benshi bagomba kubura akazi. Ibi bisobanuye ko abantu ibihumbi byinshi cyane bagiye kubura akazi muri iki gihugu cy'u Rwanda igihe haba hatabayeho transition ibafasha cyangwa se ifasha abantu mu kwihusa n'ubu bwenge karemano bugiye kwigarurira isi ndetse n'ibikorwa byose by'isi, aho rwose abantu benshi bagomba kugira ubwoba bitewe n'ibi bintu. Ariko ntimugire ubwoba, igihe ibi ngibi ngiye kubabwira bibashije gushoboka cyangwa se bishobotse, hari igihe waba uri safe cyangwa se gusurvivinga kwawe kugakomeza ukabaho neza ndetse ubyaza umusaruro iyi AI cyangwa se artificial intelligence. Ntabwo bikiri mu magambo gusa, ahubwo byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Ubu mu Rwanda sectors nyinshi zigiye zitandukanye zigize ubukungu bw'igihugu, cyane cyane zikunda gutanga akazi ku bantu benshi, nka manufacturing sector ariyo yakundaga guha akazi abantu benshi cyane cyane urubyiruko. Ikibazo cyatangiye kuvuka aho abantu benshi batangiye gukurwa mu kazi, batangiye kwirukanwa bitewe nuko hari kuza imashini ziri automated ziri gukora akazi kandi ku muvuduko uteye ubwoba, aho benshi batangiye gutaha bitewe nuko imashini iri gukora akazi kenshi cyane kandi mu gihe gitoya. Si ibyo gusa, no mu buhinzi
AI cyangwa se artificial intelligence yamaze kugerayo, aho rwose iyi agriculture sector ariyo yari backbone y'ubukungu bw'igihugu, ariyo yahaga akazi abaturage benshi bo mu Rwanda. Ikibazo cyatangiye kuvuka aho demand cyangwa se ugushaka abakozi bakoresha amaboko rwose byabaye ikibazo. Amakoperative menshi cyane, amakoperative akomeye hagabakaza abantu benshi yatangiye gukoresha imashini mu bikorwa byayo bya buri munsi, yaba mu buhinzi ndetse no kuhira ndetse no gusarura, byose biri kugenda bikorwa n'imashini. Aho ahakoraga abakozi 100 ubu ngubu imashini ikoreshwa n'umuntu umwe wenyine iri kuhita ikora ku kazi kose kandi mu gihe gitoya cyane. Iki ni ikibazo kiri kugenda gifata indi ntera. Gusa nanone guverinoma y'u Rwanda ndetse n'abandi bafatanya bikorwa nabo bamaze kubona ko iyi ari challenge igiye ku impact abanyarwanda, aho rwose nabo batangiye kugira icyo bakora kugira ngo iyi impact babashe kugendana nayo kandi bitware neza mu gushaka igisubizo kirambye, bitewe nuko abantu benshi bagiye kubura akazi rwose. No kuvuga ngo hari byinshi byatangiye gukorwa, aho hari gushyirwaho uburyo bwinshi abantu bashobora kugira ubumenyi mu ikoranabuhanga, ndetse kandi hari kugenda hashyirwaho na za innovations hub mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu kugira ngo urubyiruko rugende rubasha kuba rwakisanisha n'isi ya none cyangwa se n'iterambere turi kugenda twerekezamo. No kuvuga ngo nubwo AI igiye gushyiraho challenge nyinshi, igiye gutuma abantu benshi babura akazi cyane, ariko nanone igiye gucreatinga akandi kazi, kandi akazi keza cyane gashobora no kuruta cyangwa se gashobora no gutanga amafaranga kuruta akazi twari dusanzwemo mu buzima bwa buri munsi. Ni kuvuga ngo AI igiye gutanga akazi muri service ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Imirimo myinshi yatangiye kuboneka, aho ubu ngubu rwose AI development, data analysis ndetse na digital services biri kugenda bifungura imiryango cyangwa se biri kugenda bituma haboneka kandi kazi gashyashya, kandi ibyo byose byifashishwa mu ikoranabuhanga mu kurema ako kazi kandi gashyashya. Abanyarwanda rero nta kindi dukeneye n'ukongera ubumenyi ndetse no kwisanisha n'isi ya none ndetse ni artificial intelligence kugira ngo tubashe kujyana n'iterambere kandi ntitubashe gusigara inyuma y'abandi bose. Niki tugomba gukora rero nk'abanyarwanda? Reka twitegure ko hari kubaho revolution ya AI, aho tuva mu byo twari dusanzwe dukoresha cyangwa se dukora, tugiye kwinjira mu bundi buryo akazi gakorwamo kandi uburyo butari bumenyerewe, aho bisaba ubuhanga ndetse n'ubwenge mu gukoresha iyi artificial intelligence, aho uwabashije kumenya challenges zayo ndetse na opportunities zirimo rwose ibintu bishobora kuba bigiye kugenda neza. Guverinoma y'u Rwanda rero nayo yatangiye gushyiraho institutions zigiye zitandukanye ndetse na private sector zishobora gufatanya mu gutuma abanyarwanda cyangwa se abakozi bagira ubumenyi bugezweho ndetse n'ubuhanga muri izi artificial intelligence kugira ngo akazi kabashe gukomeza kunozwa cyane. Natwe rero Gain Focus Rwanda nkuko nababwiye nti tuba tubafitiye ibintu byinshi cyane kandi byiza bishobora kugufasha mu iterambere ryawe. Turi gutegura ikindi cyegeranyo gishobora kukwereka nibura ibintu 10 nk'urubyiruko ushobora gukoreshamo AI ukahita utangira kwikorera ndetse no kubyaza umusaruro ubuhanga bw'ubukorano, maze nawe ukabona akazi ka buri munsi ndetse utagombeye kujya gusaba akazi ibigo cyangwa se leta, nawe ukaba self employed ndetse ukakorera amafaranga menshi cyane nta kindi ari mudasobwa yawe yonyine ukoresheje ndetse n'ubumenyi ufite kuri artificial intelligence zigiye zitandukanye. Ndakubwira ni kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu by'ubutaha ndetse n'ibyegeranyo bigiye bizajya binyura hano umunsi ku munsi. Uzabasha kubona icyo kintu ukeneye kugira ngo wivane mu bushomeri niba uyu munsi uri umushomeri, cyangwa se wumve uri secure mu kazi niba uyu munsi uri mu kazi ufite ubwoba yuko imashini ishobora kugusimbura, dore ko ubumenyi tuzajya tuguha bushobora kugufasha nyine kwisanisha n'isi ya none maze ukaba umwe mu bafite ubumenyi bugezweho. Ni kuri Gain Focus Rwanda ibintu byinshi bigiye bitandukanye tuzajya tunyuzamo na entertainment, tunyuzemo na documentaire zigenda zitwigisha ibintu bigiye bitandukanye ndetse topic yari yose, yaba iyo wifuza ko twazakubwiraho cyangwa se twazakoraho upfa kutwandikira muri comment ukatubwira ati iki niki mwakitubwiyeho tukagira ubumenyi tukimenyaho. Rwose turi abakozi banyu, tuzajya tuhita tubikora byihuse cyane. Icyo dushaka ni ugutuma Gain Focus Rwanda ibagirira umumaro mwese aho muherereye hose.